bivuga ibitotsi. Yego Bibiliya bivugaho mu bitabo byinshi, mu mirongo myinshi ya Bibiliya, mfite myinshi cyane ariko ndasoma imwe mikeya. Mu Migani 3:24 haravuga ngo nuryama ntuzagira ubwoba, niko kuzaryama kandi ibitotsi byawe bizakugwa neza. Bigaragara ko ibitotsi ari ikintu kiga umuntu neza. Bibiliya nayo irabivuga. Ibitotsi bigendereye kuruhuka. Yesu nawe yatanze urugero rwo kugaragaza yuko umuntu mu buzima bwe akenera kuruhuka. Muri Mariko 6:31 yabwiye intumwa ze, arazibwira ati muze mwenyine ahiherereye aho abantu bataba, muruhukeho hato, kuko hari benshi banyuranamo bikaba ari urujya n'uruza, babura uko barya. Hano yabwiraga abigishwa be yuko bakeneye kujya ahantu hiherereye, ahantu ku ruhande hatari abantu benshi. Muri Zaburi ya 4:9 aravuga ngo nzajya ndyama nsinzire niziguye, kuko ari wowe wenyine Uwiteka umpa kuba amahoro. Kugira ngo dusinzire twiziguye tubihabwa n'Uwiteka, ni impano y'Imana, ntabwo ari ibyacu gusa, si umwete gusa twashyiramo, harimo impano y'Imana. Umubwiriza 5:11 aravuga ngo ibitotsi by'umukozi bimugwa neza, niyo ariye bike cyangwa byinshi, ariko guhaga k'umukire kumubuza gusinzira. Icyo twari tugeneye kwiga cyane ni uko ibitotsi by'umukozi bimugwa neza, bigatuma aruhuka, ejo akongera akaba umukozi mwiza. Umurongo wa nyuma tureba no muri Yeremiya 31:26 aravuga ngo mpera ko ndakanguka nsanga ibitotsi byanjye byanguye neza. Urabona ko ijambo rikomeza kugaruka kenshi, ni ukugubwa neza, ni uko ibitotsi bigwa umuntu neza. Mu gitabo cy'Itangiriro 2:2-3 tuhabona Imana iruhuka, atari uko irushye twarabibonye, ahubwo kugira ngo iduhe urugero rw'uko nubwo iduhamagarira gukora, ariko turasabwa no kuruhuka. Ikiruhuko ni impano y'Imana idushoboza kongera gusharija cyangwa se kongera kugarurwamo imbaraga, igatuma umubiri wacu wongerwamo imbaraga kandi ukabasha gushyira ku rugero rwiza ibijyanye no kuruhuka no gukora. Ni ukuvuga ngo ni byiza ko habaho igipimo cyiza cy'ikiruhuko n'igipimo cyiza cy'akazi, ku buryo umuntu ukora anaruhuka. Ikindi, Imana yaduhaye impano nziza cyane, ikintu bita ijoro. Twebwe aha ngaha dutuye dufite amahirwe yo kugira ijoro n'amanywa bingana, aho usanga ijoro rifite amasaha 12 n'amanywa afite amasaha angahe 12 umwaka wose. Hari ibihugu nk'igihugu cya Norvège cyangwa se cyo bita Iceland, ndetse naho na leta bita Alaska, n'abantu bashobora kugira n'ahandi hatandukanye bagira ibihe bigoye cyane. Nko muri Norvège bagira igihe cy'amezi 3 bamara iminsi irenga 90 bafite amanywa gusa. Iyo minsi yose igashira nta joro rijemo, amanywa amara amasaha 28, amezi 3 agashira hariho izuba. Ndetse hari naho bagira iminsi 152 mu mwaka, ni ukuvuga amezi 5 arengaho iminsi bafite amanywa gusa. Hakaba n'abagira amasaha 19 y'amanywa n'amasaha 5 y'ijoro, murumva, kandi ugasanga muri iryo joro nabwo ntibwigeze bwira neza. Rero dukwiriye gushimira Imana impano y'ijoro, kuko ijoro ni ikintu gikomeye cyane kiduha kuruhuka neza. Ibitotsi ese ni iki? Gusinzira ni igikorwa karemano kandi cy'umwimerere. Ntabwo kuvuga cy'umwimerere ni ibintu byiza n'utabyigishijwe, utabisabwe, nta mbaraga zindi zikoreshejwe. Gusinzira birizana, aho umubiri wacu ugabanya kwihuza n'ibituzengurutse n'ahatuzengurutse n'ibyo twirirwamo. Iyo dusinziriye twitandukanya n'ibituzengurutse, bya bindi twirirwamo, bituma dukora tuganira, ukajya ahantu hiherereye hatari urusaku, hatari ubushyuhe, ukaruhuka. Ibyo bikurikirwa no kuruhuka k'umubiri n'ubwonko. Ni ingirakamaro cyane ku mubiri n'ubuzima bw'ibitekerezo byacu, kuko bifasha umubiri n'ubwonko kuruhuka, gusubizwamo imbaraga kugira ngo bishobore gukora ibindi bikorwa by'ingenzi ku buzima bwacu. Ndagira ngo muzihangana, nabahaye imibare myinshi, ariko imibare ni ngombwa mu buzima, sibyo?
ariko aririmba ngo imibare ni isomo rikomeye. Rero ndagira ngo tugire imibare mike tureba idufasha kumva ibijyanye n'ibitotsi. Umuntu mukuru akeneye gusinzira amasaha 7 kugera ku 9 mu ijoro kugira ngo ashobore kugira ubuzima bwiza kandi n'umubiri we ushobore gukora neza. Abantu bakuru bagera kuri 35% ku isi ntabwo bagera igihe kigeze ku masaha 7 yo gusinzira ku ijoro. Abantu bagera kuri 35% no kuvuga barenzeho gatoya 1/3 cy'abatuye isi. Nawe uze kureba niba uri muri abo bantu batageza amasaha 7 yo gusinzira. Hari ingaruka tujye kureba imibare ijyanye n'ingaruka bigira ku buzima. Ku ndwara zidakira cyangwa se bita indwara ziri chronique, umuntu usinzira ibitotsi bidahagije bigaragara yuko bimwongerera ibyago byo kurwara indwara nk'umutima ku kigero cya 48%. No kuvuga ngo unygeranje n'abantu basinzira neza, abantu badasinzira neza, ibyago byo kurwara indwara z'umutima byongera ikigero cya 48%. No kuvuga ngo uramutse ufite abantu 100 hano basinzira neza n'abantu 100 badasinzira neza, abadasinzira neza bashobora kubonekamo abantu wenda nka 48 mu gihe hano nta uraboneka. Ikindi kuri diabete byongera ibyago bingana na 33% ku bantu badasinzira neza. Hanyuma kugira umubyibuho ukabije bita obesity 41% iriyongera ku bantu badasinzira neza. Ku bijyanye n'ubwirinzi bw'umubiri wacu cyangwa se immune function, abantu basinzira amasaha ari munsi ya 6 mu ijoro baba bafite ibyago byo kurwara indwara zandura ku kigero kikubye 4 n'ibice 2. No kuvuga ngo ubushobozi bwabo bwo kurwanya indwara buragabanuka ku buryo inshuro gukuba 4 n'ibice 2, inkubwe inshuro 4 n'ibice 2 ziyongera ku bantu basinzira munsi y'amasaha 6 ugereranyije n'abantu basinzira amasaha 7 kuzamura. Ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, dufate indwara cyangwa se ikibazo cyo kugira kwiheba cyangwa guhangayika bikabije bita depression. Abantu bagera kuri 90% bagira iyi ndwara yo guhangayika gukabije. 90% yabo bavuga yuko bagira ibibazo byo gusinzira, kandi icyo bita insomnie chronique cyangwa se kubaho ubuzima budasinzira mu buryo bw'igihe kinini byongera ibyago byo kugira guhangayika gukabije bita depression inshuro 5 ugereranije n'abantu basinzira neza. Iki kintu bita insomnie cyangwa insomnia, reka ngisobanure. Hari abantu basinzira bibagoye cyane buryo agera kuburira akarwana n'ibitotsi akamara igihe kinini adasinziriye. Ubwo ni ubwoko bumwe bw'icyo bita insomnie cyangwa kudasinzira. Ubwoko bwa kabiri ni abantu bashobora kugiye basinzira ariko akajya kanguka akongera agasinzira akongera agakanguka asanga nko mu ijoro akangutse inshuro nyinshi. Ubwoko bwa gatatu ni abantu iyo akangutse ahita atongera kubona ibitotsi. Ashobora gukanguka saa 8 z'ijoro akageza mu gitondo atongeye kubona ibitotsi. Iyo ari ibintu bibaho igihe cyinshi biba ari uburwayi buri chronique buba bukeneye kuvuzwa. Ku kijyanye n'ubwenge bwacu, iyo umuntu amaze ijoro rimwe adasinziriye bigabanya ubushobozi bwe bwo gukoresha ubwenge bwe ku kigero cya 25%. No kuvuga ngo niba washobora gukoresha ubwonko bwawe 100% ukamara ijoro ryose udasinziriye, ubushobozi bwo gukoresha ubwenge bwawe bugabanuka 25% ugasigana na 75%. Ku kijyanye rero n'uburyo dusohoza inshingano zacu n'impanuka za hato na hato abantu bashobora kugira ku kazi n'ahandi, abakozi badasinzira neza baba bafite ibyago byiyongeraho ku 70% yo kuba bagira impanuka zibera mu mirimo yabo. Habaho impanuka zibera mu kazi turamutse tuvuze imibare yazo ni myinshi cyane. Abaganga bitera inshinge, abakoresha
abakoresha imyiko cyangwa inyundo barihonda, izo zose ni impanuka zibera mu kazi. Abakoresha imashini zikata, hari ubwo bikata bishobora kuba bito cyangwa binini, izo zose ni impanuka zijya zibera mu kazi. Rero ku bantu badasinzira neza ziyongera ku kigero cya 70% ugereranije n'abasinzira neza. Hanyuma impanuka zishingiye ku gutwara imodoka, abantu bagira ibitotsi igihe basinziriye, ubwo n'ubushakashatsi bwakozwe muri Amerika, abantu bagira ibitotsi badasinzira neza bagira impanuka zishingiye ku bitotsi zigera ku 100,000 muri Amerika gusa, kandi habaho impfu zigera ku 1,550 ku mwaka muri Amerika zishingiye ku abantu batasinziriye neza. Ku bijyanye n'ubukungu bw'isi, ubukungu bw'isi butakaza miliyoni 680 z'amadolari ku mwaka, ubwo zigire miliyari nka 800 z'amanyarwanda cyangwa zirengaho miliyari 830 z'amanyarwanda, zitewe nuko abantu badasinzira neza batanga umusaruro udakwiriye mu kazi. Hanyuma ku kijyanye n'igiciro cy'ubuzima noneho kwivuza, indwara zishingiye ku bitotsi nk'ayandi twabonye bita insomnie ndetse no kubura umwuka igihe umuntu asinziriye bita sleep apnea, hari abantu bagira asinzira akabura umwuka, yaba ari gusinzira akabura umwuka. Izi ndwara zombi zitwara miliyari 94 z'amadolari buri mwaka, igiciro cyo kwivuza indwara zishingiye kuri ibyo bintu. Hanyuma ku zindi ndwara rero zishingiye ku bitotsi, iyi ndwara twavuzeho kenshi bita insomnie cyangwa kutagira ibitotsi, abagera kuri 30% abantu bakuru bavuga yuko bagira kubura ibitotsi by'igihe gitoya, hanyuma abagera ku 10% nabo bakabura ibitotsi by'igihe kirambye, bimwe twabonye byitwa ko biri chronique. Hanyuma imwe twari tumaze kuvuga yo kubura umwuka igihe umuntu ari gusinzira, iba ku bantu bagera kuri 26% bafite imyaka hagati ya 30 na 70, kandi ibifitanye isano cyane n'indwara zikomeye z'umutima ndetse n'imiyoboro y'amaraso. Ibi ngibi ni imibare igaragaza uburyo ibitotsi byacu bifite akamaro ku buzima bwacu, n'uburyo kutabigira neza bigira ingaruka ku buzima bwacu. Ese ni ibihe bice by'ingenzi bigize ibitotsi? Nubwo tugenda tukajya mu buriri tugasinzira tukaza kubona bukeye, ariko burya hari ibice biba bigize umwanya dusinzira. Umuntu asinzira mu bihe bibiri by'ingenzi, ariko ibyo bihe by'ingenzi nabyo bikaba bigabanyijemo ibice bitoya bimara hagati y'iminota 90 n'120. Ibyo bihe bibiri by'ingenzi ni igihe umuntu yakiryama abanza kugira igice cya mbere aho usinzira. Burya niyo usinziriye amaso arakora. Iyo umuntu asinziriye amaso arakora, abanyeganyega ku rugero runaka. Ubyitegereje neza, umuntu usinziriye ubona amaso aba afite ukuntu akora. Rero igice cya mbere kiba kirimo uburyo amaso anyeganyega ariko buhoro bitihuta cyane, iyo bita non rapid eye movement. Iki gihe rero iki gice kigabanyijemo ibindi bice bitatu. Igice cya mbere ubusinziriye gake, bimwe abanyarwanda bita ngo gusinzira imbona mwuko. Ikinyarwanda murakizi se abana? Umuntu asinziriye imbona mwuko, mama arakizi mbonye yikiriza, sibyo? Iyo umuntu agisinzira igice cya mbere kiba ari gusinzira gakeya, ibyo bita gusinzira imbona mwuko, kandi icyo gihe ubusa n'ukiri gukoresha ibitekerezo byawe, ibyo bigasimburana no kuba udatekereza ibyo wari urimo. Iyo ugisinzira ubanza kuba uri gutekereza ibintu wari urimo, ntago bita bigenda, usinzira ugifite ukuntu uri guhuza ibitotsi byawe n'ibintu wari urimo cyangwa wiriwemo, ariko ibyo bikahita biza guhinduka. Ahangaha umuntu abasha gusa n'urotaguzwa, hari n'igihe urota ukahita wikanguka ukaza kongera gutangira bundi bushya. Nk'abana batoya iyo gifite ibi bitotsi, iyo umufashe ukamwimura, tuvuge yari aryamye muri salo, ukamujyana mu cyumba, ahita akanguka kubera ko abatari yamara abakiri muri ya faze igice cya mbere aho asa nkaho ukiri kumva ibintu bimuzengurutse. Igice cya kabiri rero ni igice cy'ibitotsi byinshi. Ahangaha ubushyuhe bw'umubiri buragabanuka, umuvuduko wo gutera k'umutima nawo ukagabanuka. Muzabibona hari igihe uryama wumva ishyushye,
ariko hashira umwanya wakwicura ukumva wakonje kandi wenda ikirere kitahindutse cyane nubwo yaba ari ku manywa. Muzabyitegereze, iyo usinziriye uhita umubiri n'umuntu yagukoze ushobora kuba waryamye hari icyokere utiyorosha, ariko nk'umuntu yakora kumva umubiri ubushyuhe bwo ku mubiri, temperature yagabanutse. Igice cya kabiri rero icyo kintu cy'uko ubushyuhe bugabanuka. Igice cya gatatu ubushyuhe ndetse no kugabanuka ko gutera k'umutima. Igice cya gatatu ibitotsi, biramo ibitotsi byinshi cyane, nibyo bakunda kwita slow wave sleep. Ni ingenzi cyane iki gice ku guhembuka k'umubiri no ku bwirinzi bw'umubiri wacu. Iki gice gifasha umubiri wacu guhembuka, ukaruhuka. Niba wari ufite umunaniro w'igihe kinini, umubiri ugahembuka kandi ukiyongera n'ubushobozi bw'ubwirinzi bwacu, immune system. Icyo ni igice cya mbere twarebaga, hahandi amaso abatera ariko buhoro. Igice cya kabiri rero amaso yacanyeganyega vuba vuba, iyo bita rapid eye movement sleep. Hano habamo kurota, ubwonko burakanguka mo gake, igihe gifasha kugarura ibitekerezo, ukaba wakwibuka ibintu wibagiwe. Iki ni igihe abanyarwanda abafaransa bagira umugani uvuga ngo la nuit porte conseil, ijoro rijya inama. Bashaka kuvuga yuko ushaka kuryama hari ibintu wari waribagiwe ukabyuka wumva wabyibutse. Rero iki gice cyo gusinzira gifasha ubwonko bwacu kwibuka nk'ibintu umuntu yari yaribagiwe, kandi iki ni igice gifasha abantu kugenga amarangamutima yabo. Nyamara iyo udasinziriye amasaha ahagije ushobora kutanyura muri ibi bihe byose nk'uko bikwiriye, kandi ukaba ushobora kubyuka wumva ukinaniwe. Hari ibintu rero bigenga ibitotsi byacu mu buzima bwacu, ntabwo ibitotsi byigenga gusa. Icya mbere kigenga ibitotsi byacu ni ikintu bita ingengabihe y'umubiri cyangwa ingengabihe y'ibitotsi. Iyi bayita circadian rhythm cyangwa rythme circadian, ngira ngo niko bayita mu Gifaransa. Iyi ngengabihe y'ibitotsi ni isaha navuga ngo y'umubiri wacu, igengwa n'igice cy'ubwonko cyitwa hypothalamus cyangwa hypothalamus. Iyi ngiyi igenga gukanguka no gusinzira, kandi ikurikira umucyo n'umwijima. Ndagira ngo mbisobanure mu buryo bushobora kumvikana ariko bakuru n'abatoya. Iki kintu bita ingengabihe y'ibitotsi iba mu mubiri wacu. Urugero rwa mbere rwabyumvikanisha, uzabona ko hari amasaha agera ukumva ugize ibitotsi, ugasanga ayo masaha asa nk'aho ari amwe. Aho waba uri hose ukumva ibitotsi birakuganje, ni uko iyo ngengabihe yawe iba yaramaze kumenyera ibyo ngibyo. Icya kabiri, ikindi kibaho ni uko uzarebe niba waba udakoresha alamu, abantu bose barayizi, cyangwa reveille. Iyo udakoresha reveille ukoresha cyangwa alamu, niyo utayikoresha uzitegereze nukanguka uzarebe ku isaha, n'ejo nukanguka urebe ku isaha, umare nk'icyumweru bisuzuma, uzasanga ukanguka mu gihe cyenda gusa. Kenshi umubiri wawe urabimenyera. Ariko mu buryo burushaho gutuma tubyumva cyane, iyi ngengabihe yacu yitwa circadian rhythm ishobora guhindurwa n'akamenyero kacu. Ariko iyo itarahindurwa n'akamenyero, bigora umubiri kugira ngo byakire. Urugero, abantu bakunda gukora ingendo mu ndege, ukaba wava nk'ahangaha ukajya nk'ahantu dutandukanye mu masaha nk'umunani cyangwa 9. Tuvuga urugero, ugiye mu bihugu by'uburengerazuba nko muri Amerika, Canada n'ahandi, ugiye ahantu dushobora gutandukana hagati y'amasaha 7 n'amasaha 8. Uko bisanzwe umuntu uri muri Amerika iyo agiye kuryama, twebwe abahano tuba tubyutse. Byumvikana ko dufite ingengabihe y'umubiri igenda igatandukana. Umuntu rero uvuye nk'aha ngaha agakora urugendo rujya muri Amerika, ushobora guhaguruka hano ari ku manywa ukongera ukagerayo naho ari ku manywa, ariko kuri twebwe ari nijoro, ukumva ushaka kuryama ayo masaha kandi abandi bahagurutse bagiye mu kazi. Cyangwa se ukagerayo nijoro ukumva ushaka kuba uri maso kandi abandi bagiye kuryama, kubera ko umubiri wawe uracyafite ya ritime yawe wamenyereye yahangaha. Niyo mpamvu abajene bajya bakurikira ibijyanye n'imipira, muzabona yuko bajya bakunda gufata nk'igihe habaye nk'igikombe cy'isi cyangwa se indi mikino, nk'aba baje gukina amarushanwa y'amagare mu Rwanda, bakunda gufata nk'igihe kinini bari hano cyangwa se bari mu kindi gihugu duhuje amasaha. Impamvu baba bari gukora ikintu bita ibintu, sinzi ko nabona uko ngisobanura,
accoutumation, gufata abantu bakabamenyereza igihe cyaho hantu bari, bakabashyira ku ngengabihe yaho bakahamara igihe. Ni ukuvuga ngo amara nk'icyumweru kubyiyongera ku myitozo, ari kwimenyereza igihe gihuye n'icyahahandi, kubera ko aje nk'uyu munsi ejo ari bwiruke, ashobora kwisanga we ari kwiruka ku manywa kuri we mu mutwe ari nijoro. Icyo gihe imbaraga ze zo gukora ziragabanuka. Hari abandi bantu bakora nk'abaganga cyangwa abakora mu nganda, bashobora gusanga akora ijoro agakoba ari amanywa akaba ari bwo aruhuka. Nubwo bidashobora guhura 100%, ariko umubiri we ugera igihe ugasa n'umenyereye ku rugero runaka rutari rwiza cyane, ariko umubiri we ugera ugahinduranya ku buryo n'umusemburo witwa melatonin ufasha mu gusinzira ushobora gusa n'uwimuye igihe. Imwe mu mpamvu rero Imana yaremye amanywa n'ijoro nuko ijoro imisemburo yo gusinzira iriyongera, ku manywa ikagabanuka. Ibitotsi kandi bibaho hagendewe ku buyobozi nyabuzima bwitwa homeostatic sleep drive. Homeostatic sleep drive nayo ndayisobanura. Umubiri wacu ugenda ugira uburyo umenya kwitwara ku mpinduka zibaho. Tuvuga urugero, iyo haje ubukonje bwinshi cyane, ntabwo umuntu yagushyizemo igipimo cy'ubushyuhe cyangwa ubukonje, ntabwo asanga wahise ukurikira aho igipimo cyagiye. Cyangwa se wagenda kuzura, abantu bajyaga bibeshya ngo impamvu wenda mu gihe cya covid bagupimye bakabona umuriro igipimo cyazamutse ngo nuko wagenze kuzura. Hoya, icyo gihe waba ufite ikibazo kuri ubu buryo umubiri wacu ukorana n'ikirere. Iyo izuba rihari turakomeza tukagira igipimo kimeze nka cya kindi, iyo hakonje turakomeza tukagira igipimo kimeze nka cya kindi. Keretse iyo bibaye igihe kinini kandi tukaguma muri bwa bukonje, tuvuga ugiye nk'ahantu hari 0 cyangwa munsi ya 0 ukahamara isaha, nyuma y'igihe runaka umubiri wawe ukabura imbaraga zo kurwana n'ibyo bintu. Ariko mu gihe gisanzwe kitari kirekire umubiri urwana nabyo. Ibi rero navuga bita homeostatic sleep drive, nabwo n'ubundi buryo umubiri ukoresha iyo umuntu ananiwe. Ni ukuvuga ngo wakoze cyane ugwiza umunaniro, hari umusemburo bita adenosine uzamuka. Iyo adenosine uko izamuka niko ibitotsi byawe umubiri unanirwa ugashaka gusinzira. Ibyo bikunda gukora cyane, bigafasha kuri ba bantu twabonye bashobora kumara amezi 3 ari ku manywa. Abo bantu bagira amezi 3 ari ku manywa, umusemburo ufasha gusinzira bita melatonin uragabanuka ku buryo hari naho biba ngombwa yuko abasanzwe bagira ibitotsi bike babatera uwo musemburo kugira ngo asinzire, kubera ko ari muri conditions z'ubushyuhe z'izuba n'ibindi byose bituma atabona ibitotsi. Ariko agafashwa n'iyi adenosine igenda yiyongera uko ananirwa akaba yasinzira. Reka nsoreze ku gace kavuga impinduka zibaho mu mikorere y'umubiri igihe dusinziriye. Umutima utera utuje kandi umuvuduko w'amaraso gatuza. Imikaya ni muscle cyangwa muscles iraruhuka. Imisemburo imwe ivurwa neza, imisemburo yo gukura. Ibyo bifasha gusana uturemangingo twangiritse mu mubiri. Umusemburo wa melatonin uravurwa kugira ngo ibitotsi bigende neza. Niyo mpamvu muzumva bavuga ngo abana bagomba kuryama kugira ngo bakure, ngo nijoro nibwo abantu bakura. Nuko ibitotsi koko bifasha imisemburo yo gukora neza, guhuza amakuru adushoboza kwibuka no gukura imisemburo y'uburozi mu bwonko, bikorwa igihe dusinziriye. Gusinzira bidushoboza kongera kubona imbaraga zo gukora, biruhura ubwenge bwacu, bikadushoboza kwiga ibintu bishya ndetse gukemura ibibazo ndetse no gufata imyanzuro. Bidufasha kandi gutegeka amarangamutima yacu n'ikintu bita stress. Njya numva ngo bagihaye ikinyarwanda cyitwa ngo umujagararo, ntabwo nzi niba cyaremejwe, ariko stress abantu benshi barayumva. Bigabanya ibyago byo kurwara indwara nka diabete, umutima, umubyibuho ukabije, umuvuduko ukabije w'amaraso na stroke. Bigabanya ibyago, ntabwo bivuze ko bikuraho ibyo byago. Ubushakashatsi bwinshi bwakozwe bugaragaza ko gusinzira amasaha make ku bakuze ndetse n'ingimbi byiyongereye muri iyi myaka, ndetse gusinzira nabi, kuvuga ibitotsi bidashyitse ndetse no gukanguka kenshi nijoro, bigaragaza ingaruka mbi ku buzima, harimo no kurwara indwara twabonye haruguru. Gusinzira rero nabi no kutagira ibitotsi bishyitse bifitanye isano ikomeye n'ikoranabuhanga ryo muri iki gihe, akazi ndetse no guhangayikishwa n'ubuzima
nyamara n'uburwayi n'imiti abantu bakoresha nabyo bishobora gutera iki kibazo cyo kugira ibitotsi bike cyangwa ibitotsi bibi. Ni ibintu bitandukanye, ibitotsi bike cyangwa ibitotsi bibi. Murakoze. Ejo tuzakomeza tureba ese umuntu akwiriye gusinzira igihe kingana iki, kubera iki, ese akamenyero keza ko gusinzira nakahe, umuntu akwiriye gukora iki kugira ngo yongere ibitotsi bye asinzire neza niba agira bikeya, bese nibihe bimenyetso bigaragaza yuko usinzira neza. Turebe n'ibindi bintu bigira uruhare ku bitotsi byacu, tuzareba n'icyo umwuka w'ubuhanuzi bivugaho. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14.